turi kumwe n'Rwa Rutabura. No, Jarambere yari umubyeyi wanjye twajyanye mu ndege tujyana Afurika y'Epfo, tujyana Nigeria, tujyana Malawi, tujyana Zambia, tujyana hose. Niwe wangiraga inama zo mu rugo, wazanye Gomez wanjye mu rugo, umwana wanjye nahise mwita Ishimwe Gomez. Ariko wabanza ukibwira Buffett TV uwo uriwe. Banyita Papa Gomez cyangwa Papa Gikondo cyangwa Papa Nani cyangwa Papa Nyeje. Bakaba bakuzi kuri izina? Wandi umubyeyi w'abana barindwi. Genzayimana Bosco Rwa Rutabura. Rwa Rutabura wabiciye mu kipe ya Rayon Sports. Ya, kipe y'Imana mwiza cyane, baje kwa Gatare. Kandi tumuherekeje neza, kandi bavuze ngo iyo ukoze neza ugenda neza, iyo ukoze nabi nawe ugenda nabi. Niyo mpamvu ubona ibigome bisigaye ubuzima akaba mubi. Nka Rwa Rutabura kuva ikiro cyatangira cya Jarambere Gatare ntago wigeze ugisibamo. Nta nubwo ndamataha mu rugo, ahubwo umugore wanjye bambaza nimba mu ntoki, ariko kuko umugore wanjye abizi yakundaga Jarambere Gatare, abizi n'ubundi myenda bayisayisha Nyabugogo kuko mba muri sitade. Abantu bakomeje kubona ugenda ufite radio ubwo twajyaga gushyingura Jarambere Gatare. Ese iriya radio yari wari wayizanye mu rwego ki? Nayizanye kugira ngo hari n'undi muntu yasizemo yogezaga umupira, harimo n'uturimbo tw'Imana n'izagahinda, bari mama nayizanye ndacyayifitanga. Jarambere Gatare rero tumuzi nk'umufana wa Rayon Sports, akaba ntabwo yari umufana, ubwo yari umukunzi, ameze nka Rwa Rutabura. Jarambere Gatare ntabwo yari umufana, ahubwo yari umukunzi. Kagira ikipe yanayitira ariko nanjye n'isiporo. Turagushimiye cyane Rwa Rutabura. Namwe murakoze kuba twaje kukurikira umuvandimwe kandi akibuka uwo mugarura, kuba twabonye ko yabanye neza. Niyo mpamvu namwe mwaje no gutara amagambo. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Murakarama. Ntabwo nzarama twangira yagiye. Babwire bakande subscribe kuri Buffett TV. Aha noneho turi kumwe n'umuntu bita Feza, nawe ni umukunzi wa Rayon Sports. Nawe yari yaje mu muhango wo guherekeza Jarambere Gatare mu cyubahiro. Feza, wagira icyo uvuga kuri uno munsi? Umunsi cyo navuga ni muri Ncamugongo yatugezeho kuri kuwa mbere ku itariki 20 gutyo, imba ntibeshye. Gusa Jarambere Gatare n'umureyo ni mu maraso. So nemoranse Rwanda mu gitondo nabikomojeho na bagata na bakuzigira so ni bari benshi turi kumwe n'abahungu mace, turi kumwe na Nyanza, turi kumwe n'abantu benshi, ariko ni inkuru Ncamugongo ko n'umureyo mu maraso. Kwanza ikintu yanibukira kuri Gatare fungo icyo gihe ndabyibuka ko bafatiye Nyamirambo muri stade, fungo njya muri brigade nk'uko nyine bisanzwe kuri polisi, njya muri brigade njya kuburana. Gatare navuze ati humura nta muruyo ugira ubwoba, kandi koko nibyo. Noneho ikintu nge Imana yo mu ijuru nimba koko nimba ijuru ribaho kuko ntaryo nzi, sindagerayo, sinzi ko Imana inabaho koko. Imana iza mumpera ijuru n'ibyaha byose aho hose yaba yarakushije, Imana iza mumpera ijuru. Icyo navuga bari bagukatiye imyaka ingahe bwo Jarambere Gatare yagufunga? Bari bagukatiye imyaka 5. Imyaka 5? Yes. Sawa, murakoze cyane. Murakoze cyane.